Welcome once again to the Ramjan Show on Lemigo TV, of course. Now ugiye oya reka ikiganiro kiratangiye. Oh okay, good reka kumubyiga good sawa aho byiza cyane. Mwiriwe mwese abakurikiye The Ramjan Show kuri Lemigo TV. Ndabizi mudukurikiye muri benshi, ab'Iburasirazuba, Sariyuti, ab'Iburengerazuba, habari. Abo mu majyepfo muraho murakomeye, abo mu majyaruguru kale, abo mu mujyi wa Kigali mwebwe muri abantu bakomeye cyane, mufate chance. Rero uno munsi abantu benshi mwakibaza ati ngo Ramjan yagiye. So Ramjan yabaye mugufi ku buryo byarenza he. Ramjan yagiye. Uno munsi Ramjan yagiye kudutara amakuru uko byifashe mu Burundi. Murabizi ko mu Burundi hari kubera ibibazo byinshi. Twari twagerageje kuvugana na Ramjan. So Ramjan uratwumva? Bwana Benjamin ndabumva. Ese aho i Burundi bimeze gute? I Burundi ni bya bindi mubona kuri televiziyo, mwumva kuri radio. Nyine i Burundi mbabarire cyane kubera ko imyotsi cyane bari gutwika amapine. Ni imyotsi ariko mu byukuri bimeze neza. Abantu batangiye gusubira mu rugo, haje gahenge y'amasengesho abanyarwanda basenga, mukuri bimeze neza cyane. Noneho i Burundi ubu avuga ko umuntu yagenda ku isoko akagaruka nta kibazo. Mugabo ibintu byabaye Burundi ni ukuvuga ngo buri kintu cyose cyagize ubwoba, ndetse urabizi ko burya iyo habaye intambara buri byose birangirika. Amafi mu nyanja yagize ubwoba, yatitiye, nayo nagiye mbona yose nabonaga ko atitiye muri Tanganyika, yatitiye. Imbwija, imbogeri, amatomati, ibintu nk'ibyo byose wabyahunze, ibitoki, ibijumba byitwa ibijumbu, ibintu nk'ibyo nyine, mbese nyine nawe urabyumva, nyine nawe urabyumva nk'umunyamakuru. Se umutegetsi w'icyo gihugu aba ari kubavuga ngo byatewe n'iki ibyo ngibyo? Nyine byabaye simbizi neza, buriya njyewe nagiye kureba niba koko niba hari abantu bashobora kuba bagiseka, kuko Bibiliya iravuga ngo tunezerwe mu gihe cyose, ngo haba mu makuba ndetse no mu byishimo tujye dushima Uwiteka. Nagiye ndikugira mbone niba hari abantu bari guseka, ariko nyine nawe urabyumva ibyabaye ni ibintu bya politiki, kandi njyewe ntabwo nagiye muri politiki, nagiye nk'umunyarwenya, nawe urabyumva. Noneho se haba hari amashusho wadufatiye cyangwa waganiriye n'umuntu? Yego nibyo, naganiye n'umwe uko umudamu ukuze cyane, akora rwose muri Sena, yatuganiriye byinshi ku byerekeye ibiri kubera i Bujumbura. Reka ahubwo nagusubiza ijambo kugira ngo amashusho nayohereje kuri Twitter, YouTube, ubwo mwayafata mukayakoresha. Urakoze Ramjan umunyamakuru wacu. Rero twasaba ku buhanga bw'ibyuma bakadushyiriraho ayo mashusho. Navuye i Burundi kuwa kabiri ushize. Navuye nyine ibintu abantu bari abapolisi buzuye bari kuturira amapine imbere y'umuryango. Hama abana twari kumwe mu nzu, umutima urahahamuka, abantu bose barabarasa, bashyiraho amabuye, barazibira, barayaturira,
bazibira imbere y'umuryango tubura aho duca. Noneho amasasa aravuga, amasoro, abantu bose babishe. Hama rero abadede baca bafata abadede n'abaki nyine n'abantu politiki. politiki aha baje rero bakora iki abadede? Hama baraza abapolisi babagira ngo bari barusha abapolisi ngo turamanutse n'amaboko hejuru mushake muturasi. Noneho rero abadede bafata inkoho bararasa umuntu. Hama bamurashe. Urabibonye n'amaso yawe? Oya, narasohotse mu rupangu ndarunguruka nyine nk'abatambona. Hama rero bamaze kurasa umuntu baramurasa aca arapfa. Abapolisi bavuga ngo uyu ni uwanyuma apfuye. Hama rero ibyo byose bitaraba uwa mbere ahagaze imbere y'umuryango, twebwe twari twakinze. Noneho abapolisi baramurasa. Hama rero bamurashe arapfa, bamujana mu bandi bapfuye. Ko rero barakomeza barasa baratinda bararuha. None se mwege mwashe gute kandi uko barasaga cyane mwaciye? Umva nge mama ku cyumweru, kuko ku cyumweru niho babitangiye. Mama hano hari abapolisi, natwe rero twebwe cyatunyura aho ngaho. Naho nyine ntaho twari tuzi, n'abantu bagenda baratubaza aho tugiye bagahita batubwira akayira. Niho rero kuwa kabiri hageze, mama afata bisi ya saa moya turagenda dushika kwa Siyoni. Nge yari yampungirishije hajya mwijabe. Noneho rero umukecuru aca muhangiriza Bwiza. We yasigaye he? Mama yasigaye ku rugo kugira ngo ntibamwibe. Noneho rero afati imodoka ya saa moya arampitana jewe ya 5h, ndabyuka nditegura. Noneho rero turagenda dufata taxi duhitana nyokuru. Noneho tumuhitanye mama baca badushikana kwa Siyoni. Dufata imodoka turagenda, twashitse amahoro. Mwagize ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda, mwambutse mute? Twarambutse mugabo bari bariho abadede. Bari bariho ariko baraturetse turagenda. Ntago bigeze bakubaza ibyangombwa se? Njyewe narageze ku mupaka nje na mama n'uyundi mama nyine wabo bana bagize ubwoba. Imyaka 3 n'undi kumwe no kwezi. Turagenda ku mupaka nje bansaba ibyangombwa ndabibaha, identité. Urayifite? Ntuze nako. Passport? Oya. Acte de naissance. Noneho barayisaba ndayibaha. Noneho rero nayibahaye nje na mama twarangisha, bamubwira ngo babwira wa mudamu na mama ngo binjire. Noneho wa mudamu hanyuma wa mudamu aca mubwira ngo baca bamubwira bamuha ntuzi umupoli atanga ibyangombwa bye n'iby'abana bye. Baca bamuca amande. Bamuca amande? Kubera iki bamuca amande? Ngo ntiyarategerezwa kuba mu Burundi ngo gihe kinini. Noneho rero bamuciye amande, wa mugore ararira. N'umwana w'imyaka 3 aramufasha. Abapolisi mama yararize n'umwana bararira. Noneho rero abapolisi bamushira ko kashe bihuta.
bacavuga gusa rero baragenda bahuye na mama mubaza ngo ati ngo none byagenze gutega mu masamba aramubarira ngo narize ngo nakana kararira babanera kwikashama ndigendera rero turambuka turagenda wa mudamu yururukiye ibutare noneho ubu ibujumbura haracyari intambara abantu baracyarwana ariko ubundi bari gupfa iki ni kubera ko Peter yitoje kandi washaka kwitoza kandi abantu batabishaka none se buriya si perezida hari ikibazo yongeye kwitoza indi manda hari ikibazo umva abantu bavuga gute irya mbere baramuretse aritoza baramuhamashe n'irya kabiri baramureka aritoza baramuhamashe irya gatatu ubu rero bavuga oya ntitubyemera ntugende nose ni ukubera iki bari kubyanga simbizi none se wowe uramushaka cyangwa ntabwo umushaka yewe nanjye ntabyo nzi oya mbwiza ukuri nyine wowe urumva Peter yongeye indi manda hari ikibazo kuri wowe njye nta kibazo ariko ikintu njye namwangiye ni kubera ko yavuze ngo tingo kindi ugaramye cyangwa wubamye nta ntambara izasubira kuba mu gihugu cy'u Burundi acavuga ngo Imana ibibera icyabona ariko ntabwo byakiye biba yashaka kugira ngo tureke kwitegurira intambara hamace dupfa nibyo yashaka rero hano ngaha turi kumwe n'umusirikare wo mu Burundi ukomeye ukora muri UN tukaba tugiye kumubaza ibyerekeranye Burundi ese we mugabo Burundi ziriya mvururu cyangwa biriya midugararo iri guterwa n'iki murakoze cyane mugabo ko birabera Burundi Bujumbura nagahoma munwa nyene niko abanyarwanda mu bivuga gusa turababaye cyane amakungu natwe turashaka kugira ngo dufashe abavukanyi bacu mugabo bira bintu byo guturira amapine ibintu nk'ibyo impamo ya Mungu nukuri birabishe cyane none se ko bari kuvuga ngo abasirikare muri kugerageza gucunga umutekano w'abaturage ibyo byaba ari ukuri muri gucunga umutekano w'abigaragambya urakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza cyane ngende koroneri nyene mfite abasirikare benshi nohereje hariya kugira ngo barinde umuryango wanjye barinde n'abaturanyi nyene urabibona mugabo ntabwo iyo intambara yabaye mugabo nyine umuntu asamaye niko abanyarwanda mubivuga bien sûr Burundi ndabitekereza cyane nanjye nkumva ngize agahinda cyane ariko reka dufatanyirize hamwe twubake Burundi bwacu mugabo that's it none se kuki wasamya yawe mbere nk'uko abanyarwanda tuvuga kuki utatekereje n'abandi ko bareba uko barapfa ariko nawe ntuzane ibintu none umuryango wanjye njyewe ntagombaga kubitaho ko nafite ubushobozi ariko n'abandi narabafashije mu gace mu barabara mu quartier iwacu Ngagara hariya nyene abantu bameze neza ariko nanjye ndi gukora ubuvugizi mugabo muri UN mpuzamakungu kugira ngo tubashe gufasha abarundi muri rusange kandi nanjye natanze amafaranga amahera muyita amafaranga ego natanze amahera yanjye mugabo ibintu ndabona ko neza biraza kugenda neza cyane none se nkawe mugabo ubu uko ukora muri UN impuzamahanga kuki mutajya muhita muvuganira ibihugu kandi mwaravuze ko mushinzwe umutekano ku isi kuki mutahita mubikora vuba ngo bite birangirira midugararo ariko nawe umenyesha amakuru uratwenza naba nageze muri biriya bya pizza n'ibirayi ibijumu navuye ku bijumu by'iwacu nageze ku birayi
biriya bintu by'amafiriti mahambaga urambwira twenza muratwenza mama ya Mungu muratwenza rero ubwo umuryango wawe uramutse utari hariya ubu nta n'ikintu wabatekererezaho mugabo kubera ko Burundi ari mon pays bien sûr je vais partir là-bas pour résider c'est ça en tout cas atuka oya zikana naragize ngo ndi umusirikare yani serious naragize ngo ndi umusirikare serious ni ukuri wagira ngo uri umusirikare serious twebwe tusigaye reka nanjye mbonera amaso wabashuje nabasuje neza cyane urase bishimye right ongera reka mabwira ikintu kimwe rero reka mbahe ikaze seriously ntago ndi umusirikare murabizi neza ubundi kugira ngo umuntu abe umusirikare sibyo hari ibintu by'ingenzi bagomba kureba kugira ngo umuntu abe umusirikare sibyo by'ingenzi nyine ugomba kuzamura ikindi nanjye sibyo ko nabibaye wowe buretse gato wowe ntago wari wowe ubaye umusirikare wazajya uteka noneho ikindi bura njyewe narigiye kuba umusirikare ukomeye cyane ku rwego ipeti ritari ryabaho n'igihe barya bagiye kuma ariko ikintu cyanyicira kize ni umusatsi babonye umusatsi wawe ntabwo twawemera ngo ugende wogosha ndababwira fande samahani umusatsi ntabwo nawogosha kubera ko ngenda umunaziri ngewe umoka kwa ba Samsoni Yesu nawe yari afite umusatsi nk'uyu bande bari aba Samuel uramuzi wo muri Bibiliya yego so rero mbahe ikaze mwese nizere ko babaha ikaze Ben yabaha ikaze of course this is the Ramjan show aka kari ga sketch karaho twagakinye murabizi neza ko igihe cyose abaye ibintu ari bishya ni bishya nta gusubira mu nduho umeze neza ariko nawe umeze neza mama raho araho papa raho araho abaturanyi baraho mugabo na za mpene z'Ibujumbura ziraho ntabwo meruka Ibujumbura mugabo Ibujumbura mugabo oya ni Bujumbura nibagiwe nagati yabwiye Kirundi mwana so ladies and gentlemen ubwo rero icyo mbashimiraho nuko mwashize hari ukuntu bashira kera muri analogue bagira ngo bagahita batuninga bagahita bashaka ko kuri televiziyo imwe ugashira kuri indi ukabuguya kuri Remego ukabuyegoyaho burase Remego yagikora ku murongo wa kangahe buri ibaye nka radio ku murongo rwose ni nko guca marije ukajya ku murongo marije ni igiki kumva mugabo marije yo mu ikayi marije ya indi baca ku butaka ucisha iki wowe yencisha igiti mugabo wow reka rero mbashimire mwese aho muhiri bari mu majyepfo amajyaruguru muraza kumbwira niba mwalakinze sketches zacu uburyo twinjiye muri Jonathan of course ntiza gato ndebe ubutumwa bugufi nizere ko nkuko musanzwe mutangiye kohereza already ubutumwa bugufi so mukanya gato noneho ndaza dukoze mu butumwa bwanyu bugufi ariko reka nkwereke urabona hari ukuntu ibintu by'impanuka ndabyanga cyane accident I hate accident nawe dukurikirana mugomba kwitonda mukirinda igihe cyose ujye ugenda kuri moto ni nk'iyo nahuye nayo kagira inkuru n'amafaranga ni ukuri reka nkubwire nagonganye n'impanuka umutima urameneka umwuka uratakara niyo mpamvu disi waje utisokoje n'imisatsi yawe yajemo ubugari ni ukuri umusatsi wari umenetse umva mwana mbabara umbwire cyane ko nawe uramiye mbwira abantu bo muri quartier iwanyu bafite ubugari n'isobe ngo babandi bawucamure nimubizane niturava hano tuza kurya ubugari n'isombe wow so ibyo nakubwiraga by'impanuka rero ni byiza kugira ngo twirinde igihe cyose twirinde niyo mpamvu ngira inama abantu badukurikira muri kano kanya mwambara kasike ahantu hose mugiye sibyo waba ugiye ku rusengero wambare kasike niba ugiye ku ishuri wambare kasike niba ugiye kuri toilette wambare kasike niba ugiye gusenga wambare kasike niba ugiye no kurya uryane kasike kuko hari igihe umuntu ashobora uba wicaye igisenge kikaba cyahanuka cyangwa imbeba igahanuka hari ukuntu haba imbeba cyane ikamanuka ikaba yakubita mu mutwe wawe kandi imbeba iguye mu gihorihori cyawe igihorihori urakizi uhita urangira utupfa igihorihori kino ako ntanuka ijisho ahantu haba igihorihori cyawe igihorihori kiba we nta gihorihori gira nta gihorihori ntakigira so reka dufate akaruhuko ariko noneho tureba iyo sketch
of course with my man Clapton ndetse n'abandi dushimira Remy kuri technique wadukoreye ako ka video ariko ntimujye kuri turagaruka none tuje muri live sketch ubutumwa bwacu bugufi nkuko bisanzwe kwandika ijambo Lemigo ugasiga kanya ukoweza ku bihumbi bitanu right Aha. We umva ndagufasha urumva ndagufasha. ufashe iki Urumva. Uba wiyoberanyije uziko ngiye nakuyoberwa. Ikibazo cyo ufite ni iki? Shareka nikore sport. Urumva nagushaka kuncika urumva. Ariko si bite byawo. Ubuzima bwiza muri sport. Ubuzima bwiza ufite umwenda bukumariye ikimereza amafaranga yanjye vuba. Ndakwishyura amafaranga yawe ngenze akabantu abakene kuki mu abakene mu igihe cyose muba mufite mu muti kumwiryane ngiye mubyukiye muri sport ubundi ubyukiye he uyu munsi ko wambaye nk'umuntu wakoze kandi ari konje umva reka nkubwira urumva iyo narakaye urumva ngiye nta muntu ushobora kumenyera urumva ubundi kuki wambaye casque mbwira kuki wambaye casque nge impamvu nambaye casque ejo bundi nakoze accident mbona impamvu nakoze accident nuko ntari nambaye casque kurya njyana casque kujya kuri toilette njyana casque kuryama njyama na casque mu rusengero njyana casque mu rwego rwo kwirinda impanuka umva reka nkubwira urumva reka kununga gatoki reka kununga tutazagupfa ubusa umva nakubwiye ko ndakwishyura amafaranga yawe ndakwishyura nge ntago ndi umutindi nge ufite amafaranga menshi umva ushobora kuba ubona ndi uruzingo ukagira ngo ngiye ntago nakudimba urumva washaka kumbya ko ari amafaranga nagufura ariko sha umva urashaka nambare casque nanjye nkwereke nambare casque nanjye nkwereke ibi byo kurwana ndakwishyura amafaranga nkwereke njyewe nakubwiye ko nubwo amafaranga yawe ariko yazane noneho yazane se umva reka nkubwire zana amafaranga yanjye yazane asiko umuntu ushaka kurwana ariko urashaka kurwana turwane noneho urashaka kurwana umva nkugira inama rero petit frère genda wambare casque kugira ntakumena umutwe ndashaka gukubita utangirika nabi genda wambare casque ubundi nzakwishyura narangije gukubita umva rero ngiye kuguha isomo ikintu cya mbere ngiye kukubaza ufite mituweli mfite MMI reka nkubwire mituweli nubwo itavura abantu bafite ubwo reka nzane casque reka nyizane uraje umva twumvikane ibidukikije ntibirimo urakoresha umubiri wa Imana yaguhaye ibidukikije ntago birimo n'ikindi kidukikije iri ni ishyamba se iki ni igiti twumvikane urashaka ko turwana ntukoreshe ikindi kintu utavukanye wavukanye umukandara njye kubagira ibisiga uretse kangufashe neza ngufungire ngiye gukubita nise karate wadoriyo kungufu shotokani ngiye gukubita bita uzi umugeri bita nyakogeri ndagukubita umugeri ku buryo uhita upfa nzana kwishyura amafaranga yawe uriteguye ndakuruma umva ndakuruma uranduma urabona ndi ibiryo
ntago benshi utera iyo ngumi isa nyirume kurumana ntago birimo we umva reka nkubwire urumva ngiye ntuzamenyere urumva ngiye ntuzamenyere naguhonda urumva ngiye reka nkubwire naguhonda uracaka yajyane nzakorera ndi aho kwicwa n'ingumi yawe yajyane nzakorera ndi Wow, that was a wonderful sketch. Of course, you enjoyed the sketch, right? Yeah, How was it? it was good. Really? It's ready. Fine. Yeah. Abantu banyandikiye ubushize ariko nugira ngo gusabya arambwira ngo baragushaka ngo bashaka kakana ngo kavuga nko kari kurya injugu niko bavuze ariko sinzi hari zo kurya Njye ni njugu. Ngira. Za 50 z'ijana basi mbwira za 500 z'igihumbi mbwira. Nkubwire nukuri barambwiye ngo nyine gumeze nk'umuntu urya injugu nibyo Njye nkubwire ko injugu njye amafaranga zigurwa nta nayo wabona ku isi. Alright, ndagira noneho hari ikintu cyitwa uburere. Uburere mu Kinyarwanda mugira imigani iganisha ku burere twumve. Uburere wanze kumvira so na nyoko yumvirije. Nta burere burimo undi mugani Siri kunshakamo imigani. none se ubugani uganisha ku burere. Uganisha ku burere reka ubwo ngiye gusobanurira uburere neza. Asubundi uburere wa mugani ni iki? Uburere ni ukubaha buri muntu. Ugafasha. Ukubaha buri muntu, Ukitondera buri ukubaha na muntu. buri kintu. Ntago ikintu bacyubaha. Iyi iPad ntago ayubaha. Ntago nyubahanye. Ngaho yirye. Ni utayubaha. Yituki. Nayituka. Ariko kuko mfite uburere sinayituka. Urayubaha nayo rero. Ndayubaha. Kukumva do rodinga. Kuko mfite njye uburere. Ndayubaha. Urumva? Ariko uburere biva ku nshinga uturere. Ego nawe rero Ramjani rero reka nkubwire warananiye rwose. Tuvugishe ukuri ikintu cyitwa uburere n'uturere umva bitandukaniye he? Rwose warananiye. Uturere se kuburere ari ikintu umuntu atozwa. Yes. Kuva mu bwana bwe. Uramutoza akayobora akarere. None se uturere watuvukana. Nyine uburere nuvuga ngo n'uturere mu bwinshi. Sibyo nakubwiye ngo warananiye. Nasoma. Uturere se ngambwira uturere se twagira watuvukana. Uturere se twagufasha kubaha umuntu. Nawe rero Ramjani. Uturere turi mu nteko ya kangahe muba mu mirima Minene rukatu. Oya. Tongera. Muba mu mirima Minene rukatu bukuha. Tu 13. Mu nteko ya 13 rero harimo uturere. Reka rero nkubwire. Reka nkubwire. Iriya uburere ushobora no kuva mu nteko ya 5. Gute?
wagoragoje Goragoza twumve. Uburere, uturere, ibirere, uturere, akarere. Uburere buragaragara turabubona bufite amatwi n'amavinga. Uranshinze rwose ariko reka nkubwire ntago wasomye kankubwire uturere urumva uturere ntago wadukoresha wubaha umuntu t'écoutes moi je explique le français tu speak le français go in speaker jya muri speaker uspeaking n'uvuga speak tu speak quoi c'est bien nakubwiye est-ce que tu penses tu speak tu speak us je speak Swahili. Yumvira utangiye ko habari na munzu na Santina nani mwana yanjye ari mutuye Nyamirambo oya ntabwo ari Nyamirambo ni ukuri ni igikandagizo ko bita igikandagizo umushubati kwa matunda handi hafyongetse gutya duheruka kugutumira muri Deramjane show utubwira ngo wigaga ibura majyepfo ubu uri kwiga ntubesha agera hino ubu ndi kwiga mu majyaruguru oya reka nibuka ndi kwiga neza dore bakureba hariya singaze bari nakuzanye muri studio nuko abantu bapunsabye mu ngarure sibyo nta kibazo reka mbabwira ahantu niga ubushize ntabwo ruza hano wiga ngo mbese ngo mvuge ngo niba ari mu majyepfo cyangwa mvuge hari ngo aho mvuye cyangwa aho ngiye kujya ubu wiga je niga i Kigali umaze kugira imyaka ingahe 11 y'amavuko nta kibazo kirimo cy'intambara n'izindi kimirire mibi ntayo okay wiga ku kiye kigo niga Centre Rwanga hariya Karori Rwanga ariko Karori asigabahe Karori sinibuka nasigaye bari komero none se Karori Karori namwitanyije na Ntozi na Mathias none se Mateus bashaka kubaza ikindi bibazo by'amatsiko bagiye bambaza cyane nkubaze ngo uramutse ngo ubaye nka ministre w'abana ministre w'abana niki kintu wakorera abana bagenzi bawe bari kutureba kano abana bagenzi banje najya mbaye imipira yo gukina burya reka nkubwira umwana umuhaye umupira w'umukino wose akunda nta n'umutwe yazongera kugutesha abana b'amitwe barayijugunya baritesha batesha ababyeyi imitwe ndavuga ugatora urukumu buhamya kubera ko nawe bikubaho keza naye nabo umubyeyi kamamagare papa wawe mubaze papa ni pasiteri kandi ntabwo abeshya tumuhamagare tumubaze kuko ababyeyi uheruka gukubitwa ryari mperuka gukubitwa kera gereranya kera ntabwo ari muri 2011 warakoze iki nagiye kuvoma ahantu nyine nayo nazerereye uri inzererezi se ntuzongere kuzerera Right, reka rero tubona ku musozo bizere ko mumeze neza abadukurikiranye bari hirya no hino kandi murabizi ibyo abagiye bajya kuri Facebook bakalikinga page yanjye The Ramjan Show ubundi bakanyandikira comment zose bashaka uwo mwansabye namugaruye ndetse n'undi mwansabye nzawumaha ahubwo reka mbabwire muri kano kanya mfata umwanya nshimire buri muntu wese warebye The Ramjan Show aho yaba ari hose reka nongere nkore yakondo umusirika nawe nanjye ukura mingo nsuhuza abantu bose badukurikira muri kano kanya abari mu majyaruguru abari mu majyepfo God bless you so much abari Kimisagara hari umwana w'Kimisagara yitwa Kenia Keira nandamushuhuje hari handi Kimisagara well tonde barakize bafite n'imbwa reka nsuze kandi sweetheart wanjye ibere mu Musanze ntago ari sheri yanjye nitwa sweetheart ariko hari kansuze hari n'abantu babiri bicaye bari kureka ikiganiro babiri ndi guhanura babiri nawe guhanura uyazi ko ngiye nanjye babonye dore wa muhungu singuriya hari n'amaguru mu ntebe dore nguriya ari kurya okay noneho reka baretse gato isuma igitekerezo cyiza reka dusezere abantu noneho tutuye kubareba bari abantu uracyahari arabimaze bagutumye cyangwa witumye
TV, of course. wowe nawe ugiye oya reka ikiganiro kiratangiye. Oh okay, good reka kumubyiga good sawa aho byiza cyane.